Petero na Mutesi batangiye kwitana ba mwana. Hagati aho duheruka Bushombe ya buri burengero. Ubuse byifashe biti. N'urunana. Ukigiye naguhamagare ntiwanyumvise koko Kante? Baba barasinumvisha amaganza. Ubu koko ibi ni ibiki Kante? Urabona udashaka kuzanyanduriza umwana indwara ziterwa n'umwanda koko? Gute se kandi mu maganza ko nikosoye ibihe byo gukaraba intoki rwose mbyubahiriza nk'uko wabimbwiye. Ubu ibi bikoresho byoza ute? Ndebera nawe ibikombe by'umwana ubishyira ahantu hadasukuye. Oya nukuri nabyogeje neza n'amazi meza n'isabune ahantu ho kandi mbona hakubuye neza. Hanyuma sizi isazi. Ese ni isazi. Ubwo useka iki Kante? Ndakubwira amakosa yawe ugaseka. Isazi sarahezwe koko mu maganza kunyo nakinze zica munsi y'urugi. Ewe akira ibi bikombe wongera ubyoze neza. Nako gasahane tumuheraho imbuto koze. Kandi ubyogesha amazi ashyushye. Urumva? Ndabyumvise rwose nzajya byogesha amazi ashyushye buri munsi. Ujye uyateka birubone kuyogesha. Kandi ubirinde gutumwaho n'isazi. Icyo ni ikizamini mu mayi mu maganza. Isazi nzazibuza kuza hano gute koko? Icyambere ugomba kugira isuku ihagije. Ikindi iyo umaze kubyoza neza ukabyumutsa, ushobora kubishyira mu kabati. Iyo udafite akabati, urabitwikira neza. Nzajya mbikora nk'uko mubimbwiye rwose. Ngo bitunganye neza ubizane sige ntegura umwana imbuto ari buriki. Yego. Muhoreze n'igikomanywa abyutse hanyuma nigire ku kazi. Ariko nabishakaga mu maganza. Ntumbwire ko ushaka kureka akazi kuko ngusubirishijemo ibi byombo utogeje neza Kante. Oya da, akazi kanjye ndakishimira rwose. Kuba ngusoye nabyo nta kibazo mbifiteho. Ahubwo nyine kwari kukwibutsa nyine ko uyu munsi ukwezi kuzuye. Harya. Yego. Ariko Kante, ubwo ni ukunyibutsa cyangwa ni ukunyishyuza? Ese ko uyabana ubu wajyana hehe? Genda se nyine nanze kukunyomoza bumva ariko ibyo watubwiye sinabyemeye Bushombe. Ariko se Kangwa uratekereza ko nababeshye? Ntatubeshya se rwose iby'amasaha si byo byatumye urara mu gasozi ahubwo wadukanye ingeso mbi Bushombe. Ni impamvu ya Mungu mara rwasabiriza si nkubeshya Kangwa. Twagize akazi kenshi nyine mbona saa 10 zirenze ntaravirishya. Umumotari wazo wese ati reka da ati sinajya Rurembo urije amasaha yamfata nuko mbona bigenze bityo ndacumbika. Ariko amavide 19 yagorwa nawe ugiye kuyigira urwitwazo we. So urwitwazo rwose natinye ko nafatwa nijoro narengeje amabwiriza yo kwirinda ku 19 nkaba nabihanyirwa. None se ubonye uraye mu gasozi bugacya kuki utazindutse uzara? Kansubiza ko nari naraye se n'ubundi nabyuka njya ku kazi. Nahisemo gutahira rimwe nyine nimugoroba. Erego urabivuga nta n'ikibazo ufite Bushombe. Waturaje tutaryamye umunsi wose nirirwa mpangayitse none. Ariko rero nukuri nubwoba bwawe rwose nawe uri ntacyo nari nabaye kandi rwose urumva naje ndi muzima gusura n'icyo nabaye. Bushombe gusabye ubwira abayobozi bawe kutaha kure bajye bakurekura kare utazongera kumpangayikisha. Ntabari kugabanya ubwoba rwose Kangwa. Ubundi ubwo kukumvaga nabaye iki? Nabanje gutekereza ko wakoze impanuka. Ubundi gatekereza ko wahembwa amafaranga menshi ugahura n'abagizi ba nabi bakayakwambura bakakwica. Mbese ni byinshi. Ariko mbese ubwo wumvaga wapfaka nyine byarangiye? Hari ugupfakara hari no kumparika Bushombe. Ariko Kangwa uva muzinga ibyo n'ibyo ubuvuga. None se mubeshye ko ntabitekereje Bushombe. Rwose natekereje ko hari umugore wijiye yuko ariyo ngiyo ukaba ari huraye. Ariko rwose Kamuzi ntukanyotera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kubera iki? Ndetse uretse no kuguharika rwose sindanaruta nguca inyuma. Ubikoze waba umbemukiye cyane Bushombe. Ndumva naguteye gutekereza rwose ukagera kure Kangwa. Muri iki gihe hari amabwiriza kugira mu rugo kare no gusaba uruhushya nkajya ndeba ko nataha kare da. Ubwo ni waruguye kandi nari nakubujije ntumve Mutoni wa. Se wanze kuza ngo dukine se? Ngaho genda uzane ka gapira kawe rwose dukine. Pete, urakoze. Gukina umupira. Ngaho simbura. Ariko rwose ujye ugenda neza wa mwana we. Allo? Allo? Pete kunyita utabishaka.
iyo ntabishaka se mba nkwitabye. None se kusanzwe unyitaba wishimye byagenze bite? Imbaza ngo byagenze bite kandi uzi ikibazo cyanjye mute? Ni ukuri ntacyo nzi. Nakikubwiye ahubwo ntushaka kubyemera mute? Ndarwaye kandi byose niwe wabinteye. Pete wimbeshyera rwose, ahubwo ndagushaka cyane. Wiki? Ndagushaka cyane Pete. Uranshakiye iki se ko nashobora kuva hano iwacu? Menya ko ngushaka kandi byihutirwa. Wowe ntuzi ikibazo mfite uri umukobwa shamute. Uranshaka se bwo ngubwo uzi ko nshobora no kugenda? Pete kuri uko ushoboye rwose duhure kuko icyo ngushakira tureba twembi. Hako noneho uranshaka nona? Iyo waramukanye umuriro ukaba ushaka ko nkuzimiriza rwose ntabwo nkibishoboye mute ndirwariye ndeka. Ibyo rwose nta n'ibyo ntekereza gusa ungire neza aho tuza tukivugana Pete. Ndi mu rugo njyenyine na Mutoni wase rwose namusiga wenyine. Ibyo nshakira bimbwirira hano kuri telefone. Ntibishoboka yewe. Igisi udashobora kumbwirira kuri telefone mute? Winesha umutwe Pete. Ibyo ngushakira ndabikubwira turi kumwe mbona nkubone. Ahubwo mbwira aho duhura n'isaha kugira ngo uze uhansanga. nkabibona ratu dutwenge ufite tudashira. Nyine ndumva nishimye kuko udashobora kubyumva nyine. Umva nakomeza ngaseka. Isekere kane, isekere rwose. Mbega umenye ukuntu mwakize. Shaba ujya gukora amafaranga ni byiza pe cyane. Ndayareba nkavuga se ubundi aya mafaranga ni ayanjye cyawe. Guhembwa birashimisha ariko mu kanya gato iyo utangiye kuyatera imirwi biragucanga pe. Urumva urakuba ukagabanya ugateranya mbese bikagushobera. Apo ibyo nta kibazo cyangwa nuko nyine nyafite kandi yitwa yanjye. Rero nanze gutana ngizana mu mushimire kuko wandangiye akazi sha. Hanyuma se kane uwo mushahara wawe wa mbere ugiye kuwukoresha iki we? Umva mfite ibintu byinshi nyine nkeneye gukoresha amafaranga. Ariko bikihutirwa n'umwana wanjye. Umwana wawe? Umwana wawe se ko abiwanyu akaba arya akaryama afite ikihe kibazo? Nyine ndashaka kumugura imyenda myiza n'udukweto kugira ngo azatangire ishuri asa neza nzajya no kumwogoshesha. Aya mafaranga yarakuvunnye kane rwose wiyapfusha ubusa ujyana uriya mwana wawe kwiga. Kubera iki se nuriye? Si ukuguca intege ariko rwose mbona uriya mwana wawe atajya kwiga ngo agire ikintu amenya. Umva kane umwana wawe rwose ubumuga bwe burakabije ko atavuga se ko atagenda neza vuga zigate. Yego nibyo umwana wanjye afite ubumuga ariko ntibivuze ko atagomba kwiga nk'abandi bana nuriye. Nyine umwana ufite ubumuga bushoboka niwe wakwiga wenda acumbagira cyangwa nyine umubwira ikintu akagusubiza ariko umwana wawe rwose umeze kuri bivuga byinshi ubumuga bw'umwana wanjye afite ndabuzo nuriye kandi nanjye mbere nyine natekereza ko adashobora kwiga none ariko umujyanama w'ubuzima yambwiye ko ubugingo afite uburenganzira bwo kwiga nk'abandi bana. ubwo se buriya bizamumariye iki koko kane ngize ukuri? Azunguka ubumenyi nk'abandi bana nuriye. ubwo si ugugushuka ngo na duke wari ufite rwose udupfusha ubusa kane. burya nawe uracyari muri santere bushobo. Nzi ko ari njye batinze gutangiye nyine. Ndacyari ariko nari nkihagera kiti ahubwo ngo twambuke amasaha ataradufatira mu nzira ugasanga tujyana ibibazo n'inzego z'umutekano. Wa mugani ariko n'ubundi nari ntashye ariko se n'ubundi kwirongera igihe kuzanyikira Nyarurembo. Nageraga Gitefano none ari muri gereza. Yewe ari mabuso rwose kandi yizize. Nawe wabonye akazi hanze ya Nyarurembo urahansiga. Mbese nyine ibyanjye ni irungu gusa muri make. Ariko shakide rwose urumva ibyo urimo uvuga ari nde wabyemera koko? Ubusanya bwawe ko unyuzamo ukajya kumanika inzitiramubu kwa makorota ariko shasemerukayo. ngo ntibaherukayo se wabuze iki? Ibyo bya makorota byihoreye busha. Kubera iki? Ahubwo nyine mbwira aho wari waraburiye. Uzi ko Nyarurembo yiriwe yamenetse umutwe ngo Bushombe yarabuze. Kuki? Rwose twari twatangiye kugira ibibazo. Ariko zatari ukuri uriya mugore wanjye ugira ubwoba kubi. Genda wangu narabuze se kuko nyamara hari ubwo uzabura burundu Bushobo. Dore iyi ni inshuro ya kabiri Kankwanzi arararira ko yakubuze. Nako ni nk'iya kane niba atari iya gatanu. Umaze kuburira mu mujyi kabiri hari n'ubundi waburiye Nyarurembo. Muri make
ibyawe nawe birimo ikibazo. uriya mugore nta nubwo aba yambuze n'ubwoba bwe. nawe se uri umufundi sinakubeshya ntiwe urugomo rw'abafundi. twagize akazi kenshi aho karangiriye nyine dutera ibiparu. ndajya ku isaha nsanga bwanyiriyeho. ndavuga nti ntabwo kuyakugenda niko gucumbika rero nyine. ibi ngibi nabaza kandi ntubyemeye. reka kuseka kide. ni ukuri twamenye beto ubiriraho nuko ninyaca amabwiriza nyine yo kwirinda COVID-19 ndariyo rwose. ariko sugo wavuze ko wabonye ikibamba aho usigaye ukorera. yose iko nkubwire izo ngeso rwose njyewe nazariye magitefano. kide nta kivamvari rwose cyatuma nisenyera urugo. ariko ubundi bwo nubwo tubiseka umuntu uzi ubwenge yakegera kuri Stefano. ugiyegereza kubera abagore. iya ni isomo ubundi. ni isomo rikomeye ku bagabo rwose twese. naho ubundi hari ahantu rero nabonye akazi kugerayo no gutaha ino biramvuna. ku buryo binsaba gutega rwose moto buri munsi. ubwo se uzayabonana cyangwa uzasanga ukorera abamotari? kuyabona byo ntabwo byapfa kuvamo. ariko ndi kwiga nyine icyo nakora ngo ngabanye gutanga amafaranga nyine y'amatike. nta kintu keretse kwimukirayo. reka sinakwimuka i Nyarurembo ngo ngire ahantu ishobora gutura rwose kiri. reka ahubwo ubu ngubu nyine ndimo ndiga kuzigama ayo nakoreye buhoro buhoro nyine ngo nzagure iyanjye pikipiki. ndashaka kugura ipikipiki rwose. icyo gitekerezo cyari cyiza bushobo. ariko se nzayigura rwose. iyo pikipiki uzayigura uzabasha kuyitwara n'igare ryacu naniye. ariko bavuga rwose. ego ko niyo ubwoba Pete. ubu ndakubwira ngo nashize ukagira ngo ndakubeshya mute. aha oya ni ukuri nuko turi ku nzira mba nkuyemo nkakwereka mute. nibwo wakumva ububabare bwanjye. rwose koko byagenze bite? ngo byagenze bite warampfunyikiye nyine. njye rwose wimbeshyira kuko sinjya kwanduje izo ndwara urwaye Pete. umva mute njye sinje kuburana nawe icyo nzi nuko ntakubeshyira. none se niba narakwanduje kuki njye narwaye ubwo waba warutaka ko njye ntabwo mfite. wimata ibibazo kandi nibabarira mute. mbwira icyo wampamagariye nigendere. Pete ubu ndeba njye maze iminsi mbunze imitima. sinzi noneho niba ibi mbisimbuka pe. nagiye kera ko ubusa noneho warayineye pe. inkise kandi inda. ngo iki mute? Pete icyumweru kirashize negereje imihango none yanze kuza. matese rwose urumva udashaka kunyongerera ibibazo no kuntesha umutwe koko? ngo ni ukugutesha umutwe Pete? ubu se njye ndatuje koko cyangwa wewe ko twakoreye aho? iyo ntakorera aho nanjye simba ameze nk'amute. nuko rero ndahangayitse Pete kandi rwose n'iwacu turamutuma tubikora ntagakingire. asheka wa mute. ubwo rero urashaka kuzamura ikibazo cy'inda kugira ngo unyibagize ko wanyanduje indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. nyamara wibikinisha Pete. urumva mu byo nakinisha naza kukubeshya ko nshobora kuba ntwite.